Reka nakire Mama Hulda. Let me receive Mama Hulda. Ndabizi reka mwakire ndakomerezaho. I will continue after. Yes, amuhugije. Praise be to God. Yes, ashimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Praise the Lord. Ntabwo byoroshye It's not simple kumbwira gutanga ubuhamya. to give a testimony. Imyaka mfite ni myinshi kandi yose irimo ubuhamya. It's been many years full of testimonies. Amen. Amen. Icyo naheraho, One thing I can start with, uko turi aha twese dufite ibikomere. all of us who are here who have hearts. Yes, ashimwe. Praise the Ku myaka Jesus. ufite For the years you have, harimo akadoze k'ibikomere. you have a dose for wounds. Kandi twitwara nk'uko ibikomere byacu biri. Yet we conduct ourselves the way wounds are. Twaraye ejo bundi mu biganiro tuvuye hano. Last time when we left here, we had Buri mwana discussions. abaza n'undabaza dusubiza bidashira. Everyone could ask from unceasingly. Dusoza na pastor tuvuze ngo ubuntu ku itorero ryose rimeze. We ended up by saying the church is like Bose babaha this. umwanya wo kubaza baturaza twicaye. If we can give them time to ask, they can do the same. Kubera ko twese dufite ibikomere Since we bitandukanye. have hearts in different categories. Numvishije hamwe n'ibyo In Pastor regard to this, with what the pastor says, igikomere cya mbere numva navuga the first wound I can say, ari ukuntu tubaho ntumenye ko ukomeretse, well, if you don't know you are bruised, ariko aka gakiza kagenda kakwigisha. yet salvation will teach you. Turi abana, At early age, papa niwe wari mukuri wabo. our father was the eldest in his family. Noneho bya bindi by'abantu ba kera, In regard to old people, kuba ari mukuru, bashike batangiye gushyingirwa, being the eldest and the sisters were getting married, agatangira kwibaza ukuntu se na nyina bazasigara nta buzukuru nta bwana ask buraho. himself how they will be left childless without grandchildren. Bahitamo rero kujya bati byibuze hagire babiri bajya kwiga baba. They decided to Kwa have two nyirakuru. go to school and stay with the grandmother. Ngira ngo mu bo tuva indimwe hari nka bane twaciyeyo. Among my siblings, we had 4 who passed there. Rwose bakabishyiramo na keya nyinshi. They could put a lot of attention. Buri weekend bakagira abo bohereza kudusura. For every weekend, they could allot some people. Bakaduha buri kintu cyose. They could give us everything. Na kwa nyogokuru babaga mu mujyi nta kibazo. On the grandma's side, they were in town. Nisanganizeyo primaire yose. I found myself schooling for the whole of primary, Ngira ngo n'uwo nkurikira including my eldest. twiga primaire yose tuba kwa nyogokuru. We studied together the primary at my grandma's. Ariko umunsi w'ishuri ryafunze, But at the time of closing the school, papa yabaga yaje kudutwara cyangwa undi mukuru muri my father or someone else could come to pick us at the holiday. twasozaga ishuri uwo munsi batuzana muri The vacances. school would close for vacation while taking us to the home. Ariko kwa kundi vacances irangiye musubiyeyo, But towards the end of the holidays, kumva ubabaye, you could feel grief. uri umwana ntuzi gusobanura ikikubabaje. You don't know how to explain what hurts you. Noneho ngeze mu wa gatandatu, When I reached primary 6, umusaza wanjye arangije primaire, my brother had Twabanagayo. finalized primary who stayed there. ndigaragambye. I had to revolt. Mbwira papa ngo ntabwo nsubirayo. I told my father I will not go Ntabwo back. ari njye mwuzukuru njyenyine. I am not the only grandchild. Urumva nari namaze kuba mukuru. And he had grown up. Ati yari umunyamahoro cyane, ati ngwino, As a peaceful man, he said, atumaho come back. bakoherereza ibyawe byose uze wige. He sent for me to come back and go to school. Za kwiga Sainte Famille hano primaire ya hano kuri Rombo. I came for Saint Famille towards Kigali in the roundabout. Ndangije primaire, After schooling primary, ngira ngo namaze imyaka 3 mba mu rugo. I had spent 3 years time at home. Urumva nahise njya muri Apakope, Afterward, I went to Upper. n'abandi hejuru yanjye bajya muri bigaga muri Apakope. Those who were in Upper had the same school. Papa yari membre muri Apakope. For my father Ngo was twari tuzi ko ari ishuri tugomba kwigamo. so it was the school. Byari ishuri ryiza muri icyo gihe. It was a good school of the time. Kwiga kuri Apakope pe byari nkuko waba wiga na Green Hills. Being at Upper it could be compared to Green Hills today. Hanyuma Afterward, imyaka 3 ishize, when 3 years elapsed, jenoside iraba. the genocide struck in.
ni ukuvuga ngo mpora numva nari umushyitsi wacu, So I feel I was a visitor at home. numva naramaranye n'ababyeyi banjye imyaka 3, Had spent 3 years with my parents, kuko iyindi yose nari umushyitsi. but the rest was a visitor only. Nimba naje muri vacances ikarangira, If I could come the holiday and could finish, nagendaga meze nk'ihene bari gukurura, sinabaga mbishaka, it'd be like a dog being pulled back. ariko sinari mfite icyo mbivugaho. But I had nothing to say about it. Kandi si uko hari habuze ubushobozi, si uko, And now because I was less privileged, ni ukuvuga ngo hari inyungu zarengewe zica ubuzima bwanjye. but there were privileges that were overcame on Nawe my birashoboka life. ko icyo gikomere warahuye nacyo cyo kutarererwa iwanyu. Maybe you might have encountered the same wound. Rero ahantu namenyeye ko nkomeretse, Now I realize that I was wounded. umwana wanjye mukuru yarushegeye kujya muri interina. My eldest child Urda. decided to go to Akijya boarding. segonderi ati njyewe nziga muri interina. When she joined the high school, she said they could go to boarding. Tugeze aho twemeranya na se ngo reka tumureke tumujyane i Nyamata, ni ahantu twamusura. We agreed as parents to take her to Nyamata. Ariko igihembwe cyashize ngiye guturika umutima. But the last holiday we are somehow agreed. Numvaga ameze nk'uwajugunye umwana. I felt I had just dumped her. Ku bw'amahirwe twese tukabihuriraho nyine tugahangayika, And for some bare reasons, we could just strive, mugarura twiruka. and then we could keep on running. N'igihe yize King David, Even at her stay at King David, ageze bavuga ko ari ikigo kitemera ko ari umwana utaha. when they could say no one is allowed to go home, Ariko numvaga King David ni hafi cyane, I felt King David was near, ariko nabwo numvaga ntatuje. but I was not at ease. Numva ntafite amahoro kumva ko umwana wanjye ataba ari hafi, I felt I was not easy at having not her with me, uko numva ari ukuriganywa ko nariganyijwe mara imyaka mike cyane namaranye n'ababyeyi. for I was just at a stake not to be with my parents Kandi as well, mbafite. when I had them. Birashoboka ko nawe icyo cyakubayeho. Maybe you encountered the same situation. Hanyuma jenoside ibaye, After when the genocide happened, ntago ndi bujye mu buhamya bwinshi, mpora mbivuga iyo ndi I kwigisha. don't want to go into details because I say so when I teach. Uko babishe ni njye muntu usa nkaho nasize ndeba ibiri kuba. How they died, I'm the witness who was there. Kubona papa wawe na mama wawe To see your mother and your father, basize bapfa ugategereza ko hari indi nkuru uri bumenye ukamenya ko when byarangiye. they die and you think you are the next person, Umunsi umwe one day, na mukuru wanjye witwaga ko ari mukuru, even my eldest sibling who was elder, njya nibuka uwo munsi twari turimo turwana, twese twari tukihisha, ntago jenoside yarangiye. I remember that dreaded day when you were hiding. Ariko nahagaze ku giti cyari ahantu twari twihishe, I could go beside the tree where we were hiding. sinari nkijijwe, I was not saved, ariko narasenze but I prayed. bwira Imana ngo ibi wemeye ko biba, Since God, you have accepted this happen, uzaturere. just parent us. Sinari niba tuzarokoka, I didn't know whether we should survive, ntago nari nzi igikurikiyeho, nor what the next episode. ariko mbwira Imana ngo uzaturere nimba wemeye ko ibi But I bibaho. told God to parent us since He has accepted this. Birashoboka happen. ko wemera ko umuntu abura ababyeyi umunsi umwe. You accept someone to lose parents at a go. Uwo munsi On that day, ntago nashoboye kurira, I could not cry, ariko kubera ikiniga cyinshi, but due to grief, agahinda kabaye nk'ibuye muri njye, so in me there was mourning. noneho kurira biranga, Then I couldn't weep. ndasarara. I was somehow choked. Rero ikintu cyambwiye ko nari nkomeretse So what made me to notice that I was wounded? nyuma ya jenoside, After the genocide, iyo washoboraga gukora ikintu cyatuma ndira, if you could do something to make me weep, numvaga ukoze ibara. that would be tragic to me. Gute ntabonye amarira aririra ababyeyi, How couldn't me notice some wowe tears at ukaba that ushobora time? gutinyuka kunkorera ikintu cyatuma ubona amarira yawe. Yet you dare to have me cry. Icyo cyari igikomere. That was a wound. Naje kumenya ko nkomeretse muri urwo rwego nkijijwe. I realized that this is such a thing at this age of mine. Iyo When I was ufite bene icyo gikomere gituma ubika amarangamutima when you mu gihe have cyo such a kuyasohora, wound to hold your emotions, iyo igihe cyo kuyasohora kigeze, when the time to give them out ntabwo comes, yasohora neza. you do not release them easily. Urumva uba uri ikibazo rero ahantu hose waba uri. So you become problematic wherever you are. Maze gukizwa, When I got saved, nsanga ntabwo nsabana n'Imana nk'uko bikwiye. I realized that I could not fellowship Bene uwo with God. mutima At the ntushobora same time. gusabana n'Imana. Such a heart cannot fellowship with God. Ntabwo nashoboraga kubabarira. I could not forgive.
nari mfite ibintu byinshi I had a lot of things with me bipakiye mu mutima wanjye. that were hoarded in my heart. Nari mfite amashusho menshi. I had several images Nari mfite ingamba nyinshi zijyanye n'ibyambayeho. with several plans in relation to what happened to me. Njyewe nigeze kuba nshobora kumenya ngo hano hari umuntu wishi iwacu nkava mu ishuri nkajya Someone kumuhiga. was a killer somewhere and then I could don't go to school. Mu bundi buryo nari umusazi. And another way, I was crazy. Ariko icyo nshaka kuvuga, What I want to say, maze gukizwa, when I got saved, Mwuka Wera arangenderera. the Holy Spirit visited me. Ntekereza ko ntashobora kubona ijuru ntababariye. And I thought that I could not have heaven without repentance. Ntekereza and ko iyo ndi forgiveness. gusenga numva ari ahantu ngarukira. Each time I pray, I feel I'm not Ku mutima wanjye far wari away. nk'ibuye. Because my heart was stony. Fata amasengesho ntawe ubimbwiye. Took prayers without someone instructing Mbwira this. Imana ngo Mana nkuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Told the Lord to get rid of the stony heart Undemo from me, umutima woroshye so nk'inyama. that you create me with a fleshy heart. Ku mutima woroshye ushobora kurira ufite A amarangamutima aba ari fleshy heart mazima. is emotional, is having sentiments. Nari to be. mbizi neza ko nta marangamutima mazima I mfite. knew that I couldn't have emotions with me. Ntakira Imana I had to cry to the Lord kugeza igihe numvise ko muri njye hari ikintu kidasanzwe kibaye. to the point I realized something has happened in me. Numva kubabarira birashoboka. I felt that forgiving is possible. Numva umutima wanjye utakiri gereza. And my heart couldn't be a Ko jail wari upakiyemo ibintu byinshi. since it had a lot of things with it. Icyo mvuga igikomere birashoboka ko wagikira. So it is possible to heal from a wound, Ahubwo ikigoye ni ukumenya ko ugifite. but harder is to realize that you have it. Ko abantu benshi For most people, iyo bakubwiye ngo ariko kuki umeze gutya uvuga ngo niko they say, why are nteye. you like this? You say, this is the way I am. Niko nteye The way I am, kenshi ubikurikiranye si kuteye. when you consider it, it's not you are like Ahubwo that, ni imiterere twazanywe n'ibyo twaciyemo. but it's consequential to how we lived. Twaraye muri discussion n'abana mu rugo. We could live this succession. Mwabwa ati nkomeretse gute? How am I hurt? Kandi hari uwakomeretse ari mu nda. And those who have been hurt at home Hari uwo twabwiye ngo umunsi bavuga ko bagiye kugukuramo ukabaho nge ngapfa. could get you out and then you die. Tayari reje yari yaje. That was rejection. Iyo ngiyi ituma umera uko umeze. So that makes you to be the way you are. Nimba naragukwiye kwibere wowe kubera ko byagenze gutya, When I could not nurse you at anymore, iyo ni reje yarabaye. that is rejection already. Abantu benshi ntago tuzi ko dukomeretse. For most people, we don't know that we are hurt. Ariko iyo twamenye ko dukomeretse no gukira Yet birashoboka. when we know we are hurt, it's possible to heal. Turasohoka umwe akavuga ati kiriya bavugaga runaka. Because they were saying so and so. Kiriya nubwo batavuze izina bavugaga runaka. Since they don't mention a name, but they were saying so Ariko and reka so. nkworohereze. Let me simplify. Tekereza aho bakuvuze. Imagine you've been saved. Ngewe kugira ngo ngarure umutima muzima. For me to have a good heart, Uyu munsi umuntu atanga ubuhamya nkarira. today someone will testify, Umuntu ashobora kumbwira ibintu bibiri kumubaho nkarira. someone would say what is happening to him. Ariko and how I cried. ntarakizwa. But before getting saved, Ntabwo nashoboraga kubona ayo marira. I couldn't have such kind of weeping. Nayabonye kuva umunsi namenye ko umutima wanjye wapfuye umeze nk'ibuye. Then when I realized that my heart was dead and it was a stone, Menya ko umutima Imana yishimira ari umutima woroshye nk'inyama. that a heart after God was a contrite and a Menya ko broken heart. nkomeretse nsaba Imana kunyomora. Then I realized I was broken-hearted and Ntabwo ari stand njye in muntu ufite ibintu restoration. bidasanzwe. I couldn't have a special Nawe one. baguhagaritse hano ufite ibindi wavuga If birenze they ibyo make you mvuga. stand there, you have what to tell people as well. Ahubwo ikibazo ni ukumenya ko Yet the problem is to know ari kumeze. that you are like that Ni ukumenya ko ufite igikomere. and to know that you have a heart. Kubera ibyo byabaye Since that happened, bigatuma ngira responsibility abazaje. it made me to have responsibility at an early age. Ntabwo numvaga ko I ari ikintu couldn't, kidashoboka. I couldn't know that it could be something not possible. Noneho n'igihe nashoboraga kuba nubatse mfite urugo, To the point when I got married, intambara ya mbere nari mfite, the first battle I had, twabanye n'abana benshi tukikora ubukwe. we could live with many children at home after my marriage. Ntabwo numvaga umwana ujenjetse ko ashobora I couldn't bear with a lazy child with me. buri muntu wese yapfumura igikuta, Everyone would pass through a wall. bibaye ngombwa kurira idirishya waryurira. And if possible, you could climb out. Nkajya numva abantu bose bagomba kumera gutyo. I could feel people all could be like that. Ariko maze kumenya ko ari igikomere, When I realized it was a wound, menya ko nta muntu uteye nk'undi. say no one is like the other one. Menya ko ntashoboye byose, hari ibyo abandi bashoboye I'm ntashoboye. not capable of all things others can do this. Ariko byari bigoye But it was harder kumbwira ko umwana ambwira ngo ibi to ntibishoboka. tell me that child saying this is not Njye simple. se ku myaka yanjye ko nashoboye kurera abandi. But at my age, I could parent others.
ko nashoboye kubabundikira nkabararana ahantu se, I could have them and hide with them. ko nashoboye se kujya mu Gasyata kubashakira ibyo kurya jenoside irangiye abantu basange barwaye bwaki, That I find food for them during the genocide. ko najyaga mu gishanga se nkabamesera ntarigeze mbimenya, narakuze iwacu Go the arabakoze. swamp and wash for them when I grew up not knowing Gute this. wambwira ko ari ibintu How bidashoboka? do you tell me it's not possible? Ariko ibyo cyari igikomere. But that was a wound. Sinzi nimba ubyumva rero guhora ushinja umuntu ibyo atakoze I kandi don't- that atabishoboye, you hear just judging someone he didn't do this simply because he kutabubangamiye couldn't. abantu. Since you are not burdening people. Imiterere y'igikomere ufite, So the nature of the wound you have, ujyanga ubyemere, whether you like it or not, ikomeretsa abandi. hurts others. Iki turi kwiga What we are learning muri sosiyete aho ukora, in the society where you work, rimwe na rimwe bavuga ati nababwiye igishaka at kibi, times you say, I told them, let them suffer. ariko nubwo wababwiye igishaka kikaba, But whether you told them the right hari way ibyo or wasize not, uhonyoye. but you have caused the trouble. Umugabo uburyo uvugamo, In the way you speak, umugore uburyo akoramo. or a woman in the way she conducts Uyu munsi herself. hari umuntu twavuganaga I could talk to someone today, arambwira ati ngiye mfite ibikomere, said, I have wounds. sinzi kubyinirira, I don't know how to toss kandi people. umugore wanjye nawe ngo akeneye ko mubyinirira, And even my wife wants to be kandi given njye care. ntabyo nzi. And I don't know this. Ndamubwira ntugomba kubyiga. I said, you must learn. Arambwira ati we se yabyihanganiye. Let her bear with it. Sinzi nimba urimo wumva icyo I kintu. don't know whether you hear this. Rero kuvuga ngo natanze ubuhamya, Now saying I gave a testimony. turatanga ubuhamya kugira ngo nawe ukurure aho uri. We are doing this so that you pick where Urugo you rwawe are. wishe ibingana iki? In your wife, what do you Bamwe barashaka do? kubaka, Others want to make home. uwo ashaka ntazi degere y'ibikomere I afite. don't know the degrees of their heart. Hari uzaziza ko atavuze, Some will be punished simply because ari they didn't ukubwira say. ngo umugore wanjye muziza ko avuga cyane kandi wenda n'ibikomere If bituma my avuga. wife shouts a lot and it's a wound. Ukuntu duteye n'ibikomere So the bitera. way we live is in relation to the hearts we have. Tubimenye twashobora kwihanganirana. If we know this, we can bear each other. Reka nakire Pastor Samu Let umugisha. me receive the pastor. Bless you.